ndazwi hanze cyane kurusha The Ben inshuro 10 kurusha uko The Ben azwi hanze y'u Rwanda. The Ben ntabwo ushobora gufungura isi yanjye my friend. ni Burundi ni hanze y'u Rwanda. Wowe uzatega indege reka nkubwire wowe Patino nuko udafite ubushobozi bwo gutega indege uzatega indege uri kumwe nanjye. Ubwo bushobozi ndabyemera ko ntabwo mfite ariko ntabwo mbuze ubushobozi bwo kugura bando ku buryo nabura kumenya ibyo wakoreye hanze. Kibazo niceceke cya Patino nufite indi telefoni shiramo Dumba kuri Comedy Store niho hantu honyine muri Uganda ushobora kugenda bakavuga niyo platform ya nyuma. Dumba Comedy Store urebe umbwira uwundi umbwira umuhanzi Element nibwo akijyayo The Ben nawe nibwo akijyayo abagande bamenye cyane hashize imyaka 5 urabona ariko hit nari mfite imyaka 5 ishize. Patino yarabizi ibyo avuga ko afite data. Ubu tugene muri Tanzania nkwereka muri Tanzania ukuntu ntwika cyangwa tujye muri Kenya urashaka The Ben nawe arabizi. The Ben nawe yakwibwira akakubwira ati Dumba mwihorere oyo Patino ufite Patino ikibazo afite ni ishari kandi twaramubwiye Patino nugene mu gupanga amatafari aravunana. Patino yamaze kuzima kandi iyo wamaze kuzima uvuga udatekereza. Urumva Patino aramubwira ati Patino ibi bintu ubundi nta kintu cya mbere kiryoshye nka hit baza mitutu. Patino wagaruka muri comedy ko wakora gutuntu two gusetsa tukagukunda utuntu two uruboro bwakora kubereye wagaruka agiye ibintu byo gupanga amatafari none babiki amafaranga ushobora kuba yinjira ariko arimo arumva ishari afite ishari ry'abantu basigaye batwika. Patino wagarutse muri comedy kuberewe n'urubu. Patino ariko uri kumva ko Dumba anakurwanaho Dumba yakurwanaho ari kugushyikira Dumba rwose urusha abafana The Ben hanze y'igihugu nayo ndumva yandwanaho ariko umunsi waje mu Rwanda rwose azanza gupima urumogi wowe urumva urusha abafana The Ben bazabanza gupima urumogi. Imibare nibesha erega imibare nibesha birumvikana ariko Dumba urazi ko wowe uri mu big promoter nyine muregera mukangereranya n'ubuntu butoya cyane mukifata kubera ahantu mugera amaso yanyu ahagera mutaza ahandi. Lavasha babwira Nyakso wowe uzi ko mfite Facebook page itwika nkuko Instagram yanjye itwika i Burundi nuko nabiretse ngo kubera amagumu. Nese Facebook ni ituma uvuga kuzwi cyane kurusha The Ben. Amaye nka rero cyo wibuka ukure n'imbuto. Reka nkwereka buno kigezo umunsi wagarutse ahanga bazabanze bagupime. Reka nkwereka ikintu zamukice Kacyiru nago yasubira hanze passport bazayisigarana. Ireka ubumenyi bwanyu ni buke ibyo ngibyo ndabizi. Amujizi nigeze kubona ariko iyo uza kuba ufite ukavuga ati tukagenda mu isoko muri Kampala abantu bamenya The Ben batamuzi. Ya je nivyo kuri amasosho media Smith turabizi no hari ahantu twagira muri Tanzania abantu bakamenya muri Tanzania The Ben batamuzi. Ego ivyo nivyo kabisa wewe ninde muranaye amikazi nino urumva erega wowe Ravashi kubera wowe umaze kugenda genda n'abanyarwanda ntabwo bajya basohoka wowe ushobora kubimenya abanyarwanda they don't know. Nino thank you for ruling. Noneho tushobora kugenda ahantu muri Kenya nkahagarara ahantu abantu banzi The Ben batamuzi. Ego vraiment icyo nicyo ndacemera. Ego guys abangabi yo babwiye baba nibo barahakanira iki. Patino kuba uri kuri platform imwe nanjye ndimo ndavuga nawe urimo uravuga ni ibintu birenze my friend wakabaye ushimira Imana. Ega maze kubera Dumba ari umunyarwanda yiwanyu mwebwe ivyiwe ntimubibona cyane gose. Nta gaciro kenshi mwobiya nka twebwe abanyamahanga. Twebwe nitwe tubona twajumira hanze banze usigaye ucoma n'ibiti n'amababi y'ibyatsi. Wenda uvuga ngo muri Kenya Patino magaze hari abantu batamumenya Dumba bakamumenya ariko abantu bamenye Dumba ntibamenye The Ben ndikwibaza Dumba noneho who are you noneho Patino umva Alvin Smith Alvin yo ndashaka ko abahungu ubakorera content ndabizi ko ushobora gutwika no kuri YouTube channel yawe ndashaka ko ugenda
ufate phone uri muri Kenya streets za Kenya ufate ifoto yanjye urumva ufate ifoto yanjye iyo ngiyo mfite ingofero gutyo ufate n'ifoto ya The Ben ugende kuri streets za Kenya mu isoko turasanga oya ubu nashaka proof uswa mu Rwanda Dumba uswa mu Rwanda rano ushobora gukandagira ugasanga wowe ntibakuza ariko bazi inyogoye ibyo ndabyemera Ego icyo nico ibyo ndabyemera ariko ubu ngubu sinkibyemera inyogoye ntabwo kimeze uko nguko ubu ngubu ntibishoboka ariko hari igihe byashobokaga ariko ubu ngubu ndashaka ko wowe Alvin Smith ugenda muri Kenya ufata amafoto abiri ugende ku bantu 10 cyangwa 20 ufata iya foto ya The Ben niyanjye ubaze ati uyu muramuzi niyo muzi urebe ikintu uza kugwaho asundi iyo uri kwikompara na The Ben ngo uramurenze umurenze muki mu ba followers ubundi ugendeye kuki wowe wabitangiye ntabwo ari je wabitangiye urumva wahereka ruvuga nararenze kandi cyane guys The Ben nararenze kandi cyane bazo umenye kurenga ni kimwe ariko uvuge no kumenyekana ni ikintu mbese Alvin uremera ko Dumba azwi kurusha Ben oya ivyo navyo nemeye nese ubungubu Alvin arakubeshye ubundi muri mu biki oya mugabo reka sigure nous a réponse natanze reka sigure nyishu natanze ngiyo murega kubera yuko The Ben amaze gukora vyinshi even before social media urumva vyatumye amenyekana ariko Dumba with izi social media zaje mumenye yuko ari mu banyarwanda ba mbere batwise muri East Africa ivyo muvyemere bivanye najye ama content yakora ari mu gihugu ufite amaraso ya Kinyarwanda sana ibyo cyane n'abangaba baba bose bazi ko bafitiye akamaro icyo ko mukemera ariko jewe n'ababesha twese mu Burundi nta muhanzi numwe atifuza kubona challenge ya Dumba ku ndirimbo yiwe twese twaramurondera kwiye kandi ebana even bafize bose ubonye nka Dumba koze challenge bose babona kunyine bapostize kandi ari umuntu posting ikintu ukabona ko agishashaye ukabona ko aryohewe kuba uyu muntu yagize kabisa ebana icyo kintu kweri baze Dumba even muri Kenya arazwi muri Tanzania arazwi muri East Africa kweri ivyo no byemera Dumba ya arazwi cyane no muri Nigeria kubera zya content yakora ego vraiment zya content zaragushikanye kure sana se aje sindakobesha muta naje giwa nkuri aga challenge rya mbere ebana naratanze kweri nta atabimenye ubundi Nyakso ikibazo afite ni kimwe na Fatima abangaba na abantu batwite cyane urumva baratwika cyane noneho bagira aho ngaho ibintu byabo nk'ubu ngubu Kiramani ntabwo ashobora guhakana ibyo bintu kubera Kiramani aracyaryohewe aracyarimo aratwika urumva ariko kubera Nyakso cyangwa uyu Patino ibintu byabo byazimye hari ukuntu baba bafitemo agatima kabi bavugisha agatima kabi harimo n'agashiha abarimo n'agashiha noneho ntibemera ukuri ariko ukuri ni uko ukuri cyiza nuko tuzi ko nta mutima mubi bivugana nyine nuko kubabumva bakavuga ati nguno mu Karitasi uri kudukorana baze bamudusiga uri mu Karitasi uri kudukorana dukiza wagaci akantuza gusa Dumba aragabanya akariro Dumba ni ubustare ofete reka nkubwire urumva Alvin ubundi byabaga atari ibintu byiza kuba abantu bo hanze banze urumva abantu bo mu rugo batanze urumva abantu bo mu rugo batanze ni nayo mpamvu naharaniye cyane kugenda nkabanza nka setoringa kozi nabanje abantu bo hanze nibo babanje kumenya tunarwanye ngende mu rugo abantu bo mu rugo babanze bamenye and then ngaruke noneho muri bintu banzi ko ndi kwari njyewe koze ubundi abantu comment ugiye kureba comment zo kuri TikTok cyane ufata umwanya my friend Nyakso ugende kuri TikTok yanjye uyirebe uraza kumenya uwundi we uracyakina
fata umwanya wiga. Fata umwanya wicare hasi uyikurikirane. Urebe muri comment, ukema muri comment, ukema muri video, ugene urebe ukuntu video ziba zifite abantu bangaye bazirebye, urebe likes ni zingahe. Ushaka kwicara hano uri murareba views ariko utazi likes ziba zifite izo video. Koze izo likes nazo ziguha ikindi ugomba gutekereza. Urumva? Ngo naguza gusanga imwe naguza gusanga video 20 zonyine bro, uraza gusanga video nyinshi, muraza kwicara hasi amenye barye bari my friend y'Imana yaguceye wicandwe nta ubara guceye wicandwe kandi nje w'Imana ishobora no kugira wicare kugira umutima mwiza. Rega bibi bintu ntago bivamo, ntago ushobora kuzana umuntu afite umutima mubi ngo bani bibi bizamuhiye. Uretse the Ben Pro Max. Uri mu gisibo. Turi no mu gisibo noneho murimo na baraka nyinshi. Iyo umuntu wari wese afite umutima mubi, ugira umutima mubi, nibiguhira. Ubuza kubabara ubuzima bwawe burinde uva ku isi uri burababara. Noneho cyane cyane ugeze kuri Dumba. Urababara pe. Dumba ngenda bikwemere ndaza kunyuza amaso kuri Dumba urenze The Ben ndebe ibyo amurenze. Uyitubona aho biri biraturuka. Karavuga ngo arenze The Ben mukabyemera kweli. Etse The Ben Pro Max akubwire sha. No cya danje The Ben yateguye show turayibona. We gerageza ukore niyo gutanga amafaranga muri arene ko yuze. Yo gutanga amafaranga. Akosukida. Asa uri kuri yo gutanga ibice. Jewe na Nyakso. No. Ntabwo murira n'ahantu n'abantu nka buri kantu uzi ko bagira urwango. Buri kantu usagira urwango. Kubera buri kantu ari umunyarwango hano sinaha bumba ngiye. Ya buri kantu ntasa ari umuntu agira urwango vraiment. Ararufite rero urwa Dumba. Kumuha abantu bagiye kumuha nta soko ndahuriramo nawe. We Dumba abantu bose yo mutumva ibintu kimwe bahita baba banzi bawe. Nese Dumba wamukoze iki? Yes. Dumba wamugize iki? Dumba isagenda. Yamugize iki se buri kantu? Bapfuye iki? Dumba iseyiruka. Rekano Dumba mukoze iki? Ntabwo mbizi njyewe. Cyage no moderator ngira mu manuye. Ntabwo mbizi mwana. Azaburi kabane niyo rero. Mbizi mwana. Urwango. Niba ugera ahantu umuntu akagenda muriye no mu nzira mwarwana. Ariko wenda yasobanura mwana. Asana sigero kangana bari jeje nawe. Yawe. Igenda iseyiruka. Ariko ibintu babiri seriye mwana. Oya man, ne bari gutanga amafaranga bro. Ikarabizi man, ariko se iyo umuntu aza akavuga ngo arenze The Ben man. Uriya Diamond aramuzi. Azakanya Dumba The Ben azaka akanyenye nuza Diamond azakanyenyeri ka Dumba. Murenze kuri TikTok niho yavuze. TikTok nibi. Yenga murenze kuri amanyana aricyo zitumari. Ese Nyakso. Yo. Dumba GS man. Dumba ngo afitanye ibibazo. Ona ajya ahantu buri kantu ari. Afitanye ibibazo na buri kantu. Ngo afitanye ibibazo. Ariko man yana muroga man ese abanya bapfuye ibiki nyine. Amenye ibyo mwani y'ahantu mageze umuniga kwigendera biba bisobanuye ko njyewe ari ikintu maze gukora. Gishobora kuba kibi cyangwa cyiza. Ko cyaba kimeze cyose ari kumabuka ntari nge ndi mubi. Araza agaserereza abantu ngo barazimye wese ariho. Ahubwo Dumba nta kintu ari kumva.
bara screen codinga bamwe none se je ntibajya ba screen codinga baka uretse arakoriye mu kanya cyangwa atinya umucongo abashaka ngo abantu bapfukame wa mucongo yo ntabwo utegereje ndaheba Aruvini yaje aduteza Dumba aratuga ngo Dumba ararenze ngo mu mihanda ya Kenya bararenze ngo gufasha ifoto ngo yebana ngo ni Dumba bamenya abaturage batuye Nyakaramba niyo bafata toto virusi Dumba mu mbuga zose zahwana byibuze na kimwe cya kabiri cy'abaturage bake cyangwa usigaye reba ibitekerezo abantu batanga waza ukajya kumva tugendeye ku bitekerezo muri no minsi runaka yatangaga ngo natugupime urafata umuntu runaka ukajya kumugereranya ufata ihene ukajya kuyigereranya n'inshishi ngo mwana bene imana umwe n'umusani undi akora uzi fight yari iranga umuntu ari kuvuga ngo yararirimbye yagize ati ntureke anakomeje atagira ngo wamugani mutazajya munamuhereza request the next time ukabona anabarogesheje wamugani wa Regis oya mane sugo ego uburozi bubaho mane siba n'umuntu undaje undi akahita avaho wumvamo ego ko ahubwo yabinteye ubwoba mani